Bakunzi ba Mr Tech Rwanda, uyu munsi ngiye kubereka ko bahinga umuzabibu. Kuguhinga umuzabibu ntabwo ari ibintu bigoye cyane. Ikintu cya mbere ugomba kuba ufite ni urugemwe, ukagera naho ugomba kuwuhinga ari uyu mwobo muri kubona nateguye. Ni ukuvuga ngo ahangaha nk'uko uyu mwobo ubona ufite nka santimetero 30 z'ubujyakuzimu, ukagirana mu muzenguruko ukagirana na santimetero nka 20. Ni ukuvuga ngo icyo ngiye gukora ni iki? Kugira ngo uhinge umuzabibu, ikintu cya mbere ugomba kwitaho, umuzabibu ukunda izuba. Izuba rigomba kuba riva aho hantu amasaha 6 kugeza ku masaha 8. Bivuga ngo rigomba kuharasira rikanaharengera. Icyo gihe umuzabibu wawe uzera. Ikindi cya kabiri, kuba ufite urubuto nabivuze, ariko nanone ugomba no kuba ufite ifumbire. Nkuko muri kubibona hano, ufite ifumbire y'imborera. Iyi fumbire ni y'inkoko, reka nyikuremo murebe. Ndimo ndayikuramo. Ubona hano ugomba kuba ufite ifumbire y'inkoko. Ngiyi hano. Iyi fumbire y'inkoko ni nziza cyane, nta n'ikintu kipfa kuyiruta. Kuko ifumbire y'inkoko niyo ya mbere. Ahangaha nanone, iyo umaze kubibona byose, icyo ugiye gukora ni iki? Ndaza hano mfate ya fumbire y'inkoko, nze yisuke muri wa mwobo twateguye hano. Nindangiza ndarenzaho agataka, muri kubibona hano, ndikurenzaho agataka, nongere nshyiremo ifumbire y'inkoko. Muri kubibona, nshyire ikindi gitaka. Icyo ngiye gukora none igikirere, ngiye kuza mfate rwa rugemwe rwanjye. Muri kubibona rwatangiye no kurabya. Reka murebe neza uru rugemwe, urabona ko hari imizabibu. Iyi ngiyi nica neza ishobora kwera. Ushobora no kwikata kugira ngo wongerere imbaraga cya gihingwa cyawe. Ndafata urwembe nitonze. Hano murabona uri mu gihoho. Iki gihoho urabona ko ari kinini, ni agafuka. Harimo ifumbire muri aka gafuka kugira ngo uru rugemwe rumere neza. Ngiye gukata noneho hano, murebe. Ndimo ndakata hano. Reka nkate nateretsemo hano kugira ngo bigende neza. Ngiye gukata hano. Muri kubona ndimo ndagakata. Ahangaha ubikora witonze. Niba mureba neza, ahangaha muri iki gihoho harimo umucanga. Muri kubona harimo umucanga. Uyu mucanga si akamaro kawo ni ukugira ngo imizi ze kubasha kugenda yisanzuye. Reka nse nubereka hano. Urabona ko n'iminyorogoto irimo, ni byiza cyane. Urabona ya mizi ya cya gihingwa cyanjye ngiyi hano. Icyo ngiye gukora ni iki rero? Ndakuramo nitonze hano. Uru rubuto twarushyize muri aka gafuka kugira ngo ruzamare igihe kinini. Iyo ushyize mu gafuka gato, imizi ishobora kubura aho yisanzurira iyo udateganya kurutera vuba vuba. Ahangaha icyo ngiye gukora ni iki rero? Ahangaha rero iyo bisoje hano, ngiye gufata rwa rubuto rwanjye, rukuremo nitonze. Murebe, ndarukuramo nitonze kugira ngo ya mizi itaza kwangirika. Murebe hano, urubuto rwavuyemo. Ubona ko umuzi wari watangiye gutunguka muri ka gafuka cyangwa se cya gihoho. Reka nkakate kugira ngo nkuremo wa muzi nitonze. Ndimo ndagakata umuzi wacu, tureke kukata kugira ngo ubona ko uvuyemo igihoho. Tumaze kugishwanyuza kugira ngo cya giti cyacu tugitere neza. Muri kubona cya giti cyanjye ngiki hano. Icyo ngiye gukora ni iki rero? Ndaza giterekemo hagati nitonze. Muri kubona ko ndi kugiterekamo hagati nitonze. Nindangiza ndaza ndenzeho itaka. Ndarenzaho itaka. Icyo nababwira hano, imizabibu ikunda ifumbire cyane. Imizabibu ikunda ifumbire kuko urumva ko igira imbuto. Niba igira imbuto ikenera ifumbire kugira ngo za mbuto zere. Nimara kurenzaho itaka hano, murebe ndengejeho itaka. Uyu ndawuteye. Itaka rimaze kugeraho. Abantu benshi batinya gukora itaka, ariko ibyo urya byose biba byahinzwe mu gitaka. Nicyo kintu ushatse kuvuga. Niyo mpamvu ugiye kurikoramo nta kibazo. Muri kubibona hano, urakaraba iyo umaze kubikora byose. Ndaza gukora iki rero? Ngiye kuvomerera wa muzabibu wanjye. Ubona ko maze kuwutera neza. Icyo ngiye gukora, ngiye gusasira. Reka nsasire. Nindangiza musasire. Nindangiza ngiye kuwusasira. Nindangiza nguvomerere. Reka mbikore. Murabona ko hahandi hari igitaka, ndi kuhashyira ibyatsi. Ibi byatsi ni iby'imiceri, ni ibicericeri. Murabona ndi kubikora nitonze.
ariko ntabwo nmuniga umuzabibu wanjye sindi buwunige. Ngibi murabona ikusasira. Aha, iyo maze gusasira igisigaye niki ngiye kuvomerera. Reka mvomerere mu bikoresho ugomba kuba ufite. Ugomba kuba ufitemo arozwari. Reka mvomerere hano. Ntabwo ari ngombwa ngo uvomere kuri cya gihingwa wegereza, uvomerera hirya yacyo. Aya mazi mvomereyemo ni ukuvuga ngo niyaza gufasha iki gihingwa kugira ngo kitaza kuma. Muri kubona ko uyu muzabibu urarabije, tukuye mu gihoho neza, bivuga ngo ntabwo uri bupfe, nta n'ikibazo uri bugire. Icyo nabigishije hano rero, igisigaye ni uko uyu muzabibu uzakeneraho aho ugomba kuzajya. Uzafata kuri uru rukuta muri kubona hano, heraho udusumari, nze nzirike kuri uyu muzabibu kugira ngo ukurikire twa dusumari ugende ujya kuri iki gikuta. Kuko muri kubona hariya hejuru hariho undi uhari warandaranze twapurunize cyangwa se twakonoye, ariko uyu nguyu ndashaka kuzawushyira kuri iki gikuta ku buryo uzajya ureba iki gikuta atazayakibona, ahubwo azajya abona imizabibu yeze. Uyu munsi rero mu kiganiro nabateguriye kwari kugira ngo bereke uko bahinga umuzabibu, ndetse n'umuntu ukeneye ingemwe yatuvugisha. Kandi nanone tukiga imizabibu ni igiti cyiza cyangwa se ni urubuto rwiza ruvura ibintu byinshi. Ibyo byose nabijyamo mwabyisomera kuko mu cyongereza bawita grape. Ahangaha ni ukuvuga ngo rero ikiganiro cyari kugira ngo bereke uko bawuhinga, uko bawutera. Nimba barawuteye ni ibintu bibiri ugomba kureba: ifumbire, ikindi ukamenya ngo uwuteye ahantu hava izuba amasaha 6 kugeza ku masaha 8. Impamvu uyu muzabibu ntabwo urabya, iyo ukonoye ugaturika uhita uzana imbuto. Ahangaha ngiye kubereka umaze kwera uko bimeze. Reka tugendane. Iki giti uri kubona ni umuzabibu ukonoye cyangwa se upruninze. Nimanura hasi hariya wagira ngo kino giti cyarumye, ariko nticyumye. Iyo umaze gukonora umuzabibu ushobora kugira ngo warumye, ariko ntabwo uba warumye, ahubwo ikiba gisigaye no kuturika. Reka mbereke nk'urugero. Urebye nk'ahangaha haturitseho agashami. Aka gashami ni inkegereza, urabona ko hariho akantu kameze nk'utubuto. Reka negereze neza. Utu tubuto uri kubona nitwo imizabibu izera. Reka se twegera neza murebe nitonze, murebe neza. Ahangaha muri kubona hari imizabibu ngiyi hano. Reka ntwegereze. Nukuvuga ngo aka kantu muri kubona hano, aka ngaka gatoya cyane, ngiyi imizabibu iraturika izaba imbuto. Ninzamura hejuru nanone muri kubona ahantu hari irindi shami riri kuza, naho hari utubuto duto cyane tuzaba imizabibu ngutu hano. Icyo bivuze ni iki rero? Kugira ngo umuzabibu umaze kuwutera were, urabanza ugaturika, wamara guturika ukabona kwera. Ariko uretse ukaba ibihuru ntabwo wakomeza kwera. Bivuga ngo iyo umaze kwera urawukonora cyangwa se ukawupruninga. Hariya hejuru kuko mubibona, murabona ishami riri hariya hejuru wagira ngo ni igiti gitambitse muri zira senyenge. Uriya ni umuzabibu twapruninze, ejo uzaba waturitse wabaye ibihuru, ariko uzaturika uturikana n'imbuto. Icyo nshaka kubereka noneho gikurikiraho, tugiye kureba imizabibu imaze guturika, imaze kwera biba bimeze bite. Tugendane. Iki giti ndi kwerekana ni umuzabibu umaze iminsi. Reka nzamuke gahoro gahoro nitonze, turebe twitonze, urebe noneho watangiye gutanga imbuto. Iyi ni inshuro ya 3 tugiye gusarura. Reka tugendane murebe mu kanya maze kubereka umuzabibu bamaze gupruninga utangiye guturika. Ariko uyu nguyu ni ukuvuga ngo waturitse kera, ni ukuvuga ngo urabona ko iri mirera. Ahanga murabona ko amahundo yatangiye gutukura, ariko ntaratukura neza. Bivuga ngo yamaze gutukura neza ni handi ashobora kuvamo divayi, ashobora kuvamo ji. Kandi iyi mizabibu mubona ya move ndi kubereka hano, iyi mizabibu ivamo divayi cyangwa se ivamo ji, ariko ni ukuvuga ngo iranaribwa nk'imbuto. Hari indi y'ubwoko bw'umweru, yo ntabwo ikunze gukorwamo divayi y'umweru, ariko iyi ngiyi turi kubona ikorwamo ji ikanaribwa nk'imbuto, nicyo yagenewe. Reka nzamuka hariya hejuru, murabona ko harimo andi mahundo. Ndacisha hano munsi nanone, muze murebe harimo amahundo nanone hano muri kuyabona, harimo amahundo menshi. Bivuga ngo umuzabibu witaweho neza ushobora kwera ibiro bigera no hejuru muri 20. Ahangaha ni ukuvuga ngo uyu muzabibu umaze kwera inshuro ya 3. Muri kubona ninkomeza kugenda hariya, mubona ko harimo andi mahundo. Reka tugende tureba neza.
kuko iyi video nayiteguye kugira ngo mbereke uburyo batera umuzabibu, uburyo ushobora kwera n'uburyo ushobora kuwitaho ku buryo uguha umusaruro. Aha ngaha muri kubona ko uyu muzabibu ufiteho andi mahundo, reka nerekane n'andi, tugende gahoro gahoro, muri kubona hano aya ngaya murabona ko yatangiye guhisha nayo ngaya hano. Iyi mizabibu urabona ko ntabwo irwaye, nta miti twashyizeho. Ikindi cy'ingenzi, ntabwo ni byiza ko nimba ufite imbuto nk'uku nguku udashyiraho amafumbire y'imvaruganda, wowe ukikoreshereza amafumbire y'imborera ku buryo imizabibu cyangwa se imbuto ugiye kurya uzirya zimeze neza. Ntimucikwe rero, mukomeze mukore subscribe, like na share. Mwabonye uburyo batera umuzabibu, uburyo bawupruninga, ndetse mubona n'umuzabibu umaze kwera uko umeze. Dukomeze tugendane, mujye mubona byinshi, mukore na mukane no kukazogera.